ubuzima bwa kazungu abize psychology biragora ubwonko bwavuyemo santima, donc umutima wagize santima yo gusambana n'umuntu bwapanze gusambanya umuntu bukanapanga kumwambura no kumwica no kumushyingura. Ibimaze kumenyekana kugeza ubu ngubu nuko uyu Kazungu hari ibyaha n'ubundi yarigeze gukurikiranwaho bijyanye no kwambura, gukoresha ibikangisho, gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato. Aza gufatwa, ibyo byari yabirezwe muri Nyakanga ishyira muri Kanama, hanyuma aza kurekurwa n'urukiko by'agateganyo kubera ibimenyetso bitari bihagije. Aho rero iperereza ryagumye kumukorwaho, niho yaje gufatwa, noneho hakoze tugiye gushaka aho atuye, gukora search, gusaka aho atuye, nibwo ibyo ngibyo byamenyekanye ko hari abantu yicaga, akaba hari icyobo yari yaracukuye mu kikoni yabatabagamo. Ni uburyo yabikoraga, yaragendaga we uko avuga bigikorwaho iperereza, yaragendaga hari abantu yajyaga mu kabare akareba abakobwa bagatahana nk'abagiye kugira ibyo bakora, hanyuma akabiba, yamara kubiba akabica. Birumvikana ko iperereza riracyakomeza. Ndagira ngo menye by'umwihariko mu baturanyi be nta wigeze agira ubwoba abonye itaka ricukurwa risohorwa mu nzu mu gikoni, kuko byanga bikunda imiterere y'ahantu atuye ni inzu yari ituye yonyine. Yego. Kuko aho hantu rero naho hari umuhanda wakorwaga. Yego. Ibitaka yacukuraga yabimenaga akabivanga no mu muhanda ku buryo nta bantu bapfaga kuba bakeka. Ese nubwo Murangira yavuze ngo itaka yaragendaga akarivanga no mu muhanda, ariko se igikorwa nyirizina cyo ubu se aho nicaye ahangaha nihe Bamporiki yabaye ataremfuriwe kwitekereza byo si byo, ashobora kugenda mu murongo wayo agafasha ibyayo, ariko nta hamwe ashobora kuba ahantu ataremfuriwe. Bantu mwese mwifuza kugura ibintu byiza, byizewe kandi by'umwimerere bivuye mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani, Ubushinwa, Turukiya, Ubuhinde ndetse na Dubai, kuri ubu biroroshye cyane. Gana Global Shippers Rwanda ikugezeho icyo wakenera cyose, yaba kuri Amazon, eBay, Alibaba ndetse n'andi masoko mpuzamahanga yose. Umwihariko wacu nuko yishyura 50% nka avance, andi 50% asigaye ukazayishyura icyo watumije kikugezeho. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri izo telefone. Alright, JALAS Official TV turabasuhuje, twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye. Tubaha ikaze ku makuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Twongeye kubana na mugenzi wacu Karegeya Jean Baptiste, umunyamakuru akaba ari umusesenguzi, ndetse kugeza iyi saha akaba nawe afite umurongo wa YouTube ucaho ibiganiro, ariwo Karegeya Pano. Nkaba nabashishikariza no kuba mwajyaho mugakora subscribe. Ubushize rwose mwabikoze neza, bibaye byiza mwakomeza n'ubundi mugakora subscribe. Mwakira muha ikaze muri Abandi Hotel, ariko muha n'ikaze kuri kamera. Yego, murakoze cyane. Kandi nshimira n'abakurikira ibiganiro kuri channel zombi. Yego. Nabakamaro. Yego. Nabo gushimirwa. Kandi barabikora tukabibona. Yego. Bikora tukabibona, aribyo tubona online, abatari hafi, aribyo tubona mu bikorwa bo ducaho mu mujyi wa Kigali, turabibona. Urumva uri comfortable muri iyo ntebe nziza yo muri Abani? Birumvikana. Abani se ko ari ni wacu. Ni mu rugo, na ahantu heza cyane ngukumbuje rwose hano mu Kiyovu. Face ndamusaba ko yazajya abereka mu buryo bw'amashusho ko hameze, mukareba ibyiza byaho, ntimuzajye mugira ngo mbari kubabwira ibitari byo. Inkuru mbariranira tuba, uzahagere wirebere. Na service nziza, isuku,
heza cyane. So rero ni ibyo ngibyo, reka twanzike Karegeya Omar. Ngira ngo mu minsi ishize twagiranye ikiganiro, twatinda ku bintu byinshi, tuganira ku bukwe wari watashye, ariko ntibibuza amakuru nayo kuba abahari ari kuba amakuru ni ibyabaye. So rero mu gitondo mu rukerera rw'uyu munsi ubwo nagiye kubona mbona haje inkuru rwose nakwita ko idasanzwe, ariko nongera gutungurwa n'izina ry'uyivugwamo, Kazungu Deni. Ngewe numvise kwica ngira ngo ni Kazungu nzi, umwe wakegese umugore. Ndavuga urumva ko bakazungu baziwe, ariko ntabwo twabaciraho iteka n'izina, kandi kenshi bakazungu ari amasirino, abari amasirino y'abantu b'inzobe cyangwa b'ibikara cyane. Nta birenze, ntabwo ari ikibazo muri bakazungu. Mu ijwi ry'umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry aganira na RBA, hari ibyo yatangaje. Yego, mu byo yatangaje yagarutse cyane cyane ku miterere y'icyaha, ari nabyo ngira ngo wenda tuze kugarukaho, wenda tunagaruke kuri no case nakwita ko i special. Ati umuntu yajyaga mu kabari agashaka abakobwa akabajyana iwe, akabasambanya, akabambura, akabica, akabashyingura. Murangira ati ikintu gikoraho iperereza kugeza iyi saha ni ukuntu uyu muntu ubwe yemerera ko ngo abantu yicaga ari abantu yarabaga azi neza ko nta nkurikiza. Ahantu uraza gutera imetero ute? Imetero ziraterwa. Ibikorwa bine: gusambanya, kwambura, kwica, guhamba, byose umuntu umwe. Yego. Nteye imetero ku ruhande rw'ukora icyaha. Icya mbere ntabwo yaba ari umwe, ashobora kuba ataragikoraga wenyine. Icya kabiri ntabwo yaba ari muzima, cy'ubuzima ndaza kukivuga. Icya gatatu sosiyete yabikoreragamo. Hanze y'ibyo Murangira yavugiye kuri RBA, Papi nawe yagiyeyo. Yego, Papi nawe yagiyeyo, twavuganye mu gitondo, avuga ko Kazungu iriya nzu yarayimazemo imyaka igera muri 2, ariko yayibanje kuyibanamo n'abandi bahungu 2. Hanyuma akaba yari amaze amezi 9 atishyura nyirinzu. Umva ibyo bintu byose. Yego, yabanye n'abandi bantu, ntiyishyura inzu, nyirinzu arahari. Ibyo Murangira yavuze nawe yongeramo ngo yari umucuruzi hano mu mujyi, kandi na Kazungu wa mbere wa Suzana yari umucuruzi cyane. Ubwo rero bihita bituma nataka mu mikorere y'icyaha, byagora kumva ko yagikoraga wenyine. Ubufatanyacyaha bwo nakwita abo babanaga bafitemo uruhare ki? Nyirinzu yagiramo uruhare ki? Abaturanyi bagiramo uruhare ki? Ibyo bintu yabyifashaga? Niba yabyifashaga, tujye mu buzima, ibyaba bibimutera. Kuko nka Kazungu wa Suzana harya ngo yabaye pasiteri muri gereza. Nka Kazungu wa yego, nka Kazungu wa Suzana twarakurikiranye nako mu bindi biganiro, ntago nyirigeze njya kuri tele. Ariko abandi bantu andi makuru yagendaga aboneka yavugaga kuntu yarabanye na Suzana, banavuze ko bapfaga umwana Suzana yazanye utari wa Kazungu. Hanyuma musaza wa Suzana nawe akanavuga ko Kazungu yaba yarasanganywe ubugome na kera. Yego. Hanyuma no muri business yo bacuruzaga. Uyu Kazungu mushyashya rero wabusanza. Uwo Kazungu tuvuze nuri mageragere wari utuye Kibisagara cya Nyakabanda. Tugiye rero kuwa hariya tubanze nabanje kuvuga ko icyaha kwemeza ko yakifasha byagorana. Kureba bari abahungu babanye nawe imbere, nyirinzu wihanganiye amezi 9 umuntu atishyura, abaturanyi babonaga iyo nzu yinjiramo abantu ntibasohoke. Ese abashyitsi bazaga nijoro bagataha nijoro, inzu isa naho iri mu gihuru, nayo ubundi umuyobozi wa hariya yagombye kuyikurikirana. Kuba
Murangira yavuze ngo yari iri ahantu kwayo. Iyo iri ahantu kwayo rero kuba gukeka ko ishobora gukorerwamo ibyaha, ishobora gucururizwamo kanyanga, ishobora gukorerwamo amakosi y'abateroriste, ishobora gukorerwamo, ishobora kwengerwamo inzoga z'ibicupuri, ishobora nuko kwicirwamo cyangwa gufatirwamo abana, gusambanyirizwamo abana batujuje imyaka. Ni ukuvuga ngo ubuyobozi bwakagombye kuyihozaho ijisho bakamenya hano haba nde abayeho ate. Good, icyo ni icyambere. Icya kabiri, ubwo ubuzima bwa Kazungu, abize psychology biragora ubwonko bwavuyemo santima, donc umutima wagize santima yo gusambana n'umuntu, bwapanze gusambanya umuntu, bukanapanga kumwambura no kumwica no kumushyingura. Aho hantu ntago ari normal, uwo muntu ntago ari normal. Ubundi hajemo igitekerezo cyo guhuza ibitsina, izindi gahunda zirahagarara, habasigaye ibindi byiza kumuramira ibintuza. Rudasumbwa niwe wakunda kujya tubwira kuntu mubiri bavuze ngo handitse ngo uwo mwambaranye ubusa, uwo kwambariye ubusa uwo mwambaranye ubusa ntazakwambarana ubusa, ntazakurarana ubusa, ntazicwe n'irungu. Umuntu normal mu bihe bisanzwe harya ntuzavuga wavuga inshuti yanjye Rwema, mu buzima busanzwe umuntu uri muzima, umuntu muzima agapanga guhuza gukora imibonano mpuzabitsina n'undi muzima, ntabwo birangira bashwanye. Niyo mpamvu burya n'umugore n'umugabo barwanya abantu bibaza ati byagenze bite. Niba mwarigeze gutekereza mugapanga igikorwa cyo guhuza ibitsina kigakunda, ntimwagombye gukora icyo kwicana ngo gishoboke. Haba harimo ikibazo kigaturuka hehe? Ntabwo wagira santima zo guhuza n'umuntu igitsina, noneho ngugire niyo yo kumwica icyarimwe mu munsi umwe. Ashobora kuguhemukira nyuma y'imyaka nka kura kwa Kazungu. Iriya ni konfuri yakuze, ariko ntibyamubuzaga ko kuba babyaranye abana bane, n'est-ce pas? Babyaranye abana bane, n'uvuga ngo habayeho urukundo, aho yaciye ntihaca urwango, birakomeza, hazamo akantu kaba gashamikiye ku bindi bintu, wenda ku myitwarire ya Kazungu cyangwa y'ubashakanye, cyangwa n'utundi dukonfuri duturukaho iruhande muri muvuma, muri izo business muvuma z'uwo waba ari se w'umwana, n'urugero imibanire y'umugore, mbese ibintu nk'ibyo. N'inzoga wabonye ko bavugaga ko babanje no kunywa, hakazamo no kunywa inzoga yidroga. Icyo kiragaragara, iyo nzira irashoboka kuko urumva wanyweye, bavuga ko yanyweye cya kiyoga kirimo kafe nyinshi bazoka, urumva noneho yashizemo no kwidroga we. Aho ngaho uratera imetero ukabibona aho byaturutse. Biraza gutandukana n'ibya Kazungu Deni. Kazungu Deni rero, Kazungu Deni we yajyaga mu kabari agatereta, hanyuma agatwara akakwambura. Byo ntago mbihamya cyane, kuko urumva n'umukobwa bababwira ati tugende, agahita akurikira, abafite iki gihe yamwambura n'agasakoshi na telefone apene. Kandi ibyo ntibyatuma ujya gukora icyaha, kuko kameme Kazungu azi ubwenge, arabizi ko bimuganisha kuri burundu. Ntago rero agasakoshi na telefone byakujyana mu cyaha cyatuma uzakatirwa burundu. Ntabwo rero tageti yari kubambura, biragoye ko abo bantu niba ari abantu batagira gikurikirana, c'est-à-dire que ari basakira, kandi yabaga neze yamwambura iki ni isakoshi na telefone. Kandi rimwe na rimwe ushobora gusanga afite mano y'inanga cyangwa agaturusha. Umukobwa ugiye mu kabari ugaprovoka mugatamutahana. Icya kabiri, buriya bucuruzi Murangira, ubwo ndimo ndafasha n'abakora iperereza, nabanje kukubwira ko bagomba guhera ku bahungu babanze kubana nawe muri iyo nzu, na nyirinzu ntibamurebe nk'umwere, bamubaza impamvu yihanganira umupanga amezi 9 utishyura, kandi nuko kuntu yabagaho muri bya bucuruzi bwa Kazungu bwari bumeze bute? Ubucuruzi yakoreraga mu mujyi ataha Busanza bwari buhagaze bute? Kuko turimo turashaka etat mentale ye, kuko namaze kwerekana ko atari umuntu normal. Umuntu normal, hari akanyamaswa kamwe muri psychology bigisha karongora kandi kakarangiza kakakica, niko kabaho. Ni kamwe konyine ku isi gakora ibyo, niko konyine ku isi. N'intama n'ihene ntago yamara kwimya indi ngo itere ihembe, ntaho byabaye. Uranyumva? Ni kamwe sinibuka uko kitwa. Umva reka nkubwire, n'intare bavuga ko zigira amahwa, nta kintu zishobora gupfa. Bavuga ko inkaka y'intare iba ifite amahwa, donc iyo igira irababaza, ariko
ntago iyi ngore yaza ngiti yica ngo reka ni akanyamaswa kamwe biga muri psychology karangiza imibonano mpuzabitsina kakahita kica ako bamaze kubikorana ni kamwe konyine ku isi ya rurema noneho rero kazungu ubuzima nyine kazungu tubanze dutere imetero turebe ese koko yari muzima icyatumye cyaba cyatokoje ubwonko bwe niba kugira hagira santima yo kuvana umuntu mu kabari babanje kuganira babanje gusangira amugejeje mu rugo bakoranye imibonano mpuzabitsina aramwishe kumwica niyo utavuga kumwambura kumwiba wamwishe si ubusigarana wamwambuye byose umwambuye ubuzima n'ibisigaye yaba ari ibyawe hanyuma ukanashyingura ugasibanganya ibimenyetso nayo iyo nabyo biba bibaye kuba karifiye kuko ubundi umwicanyi w'umuswa amara kwica akagira ubwoba ahubwo akiruka cyangwa akiripotinga none wishe uwa mbere uwa kabiri uwa gatatu uhozaho kandi utaba shyingura munsi yawe icyo bita premeditation munsi yawe warateguye umwobo ubuzima bwa kazungu muri ubwo bushobora kuba bwaratukura bakagombye kurebera muri ya business yakoraga either ishobora kuba yarahombye akaba deprime ishobora kuba yarahuye n'abanyamitwe akaba deprime ishobora kuba yarambuwe agahinduka mu bwonko bitaba ibyo ubwo mbanje kuvugira victime kuko ndamufata nka victime kuko niba ari umunyantege nke kuko abamufite nibo bafite imbaraga kumurusha yego none turaza kureba nawe nibindi noneho rero ese ako kazi yarakigakora ubwo bucuruzi bwe yabuherukagamo ryari kugira ngo abone no gupanga ibyo acukuza umwobo yishyure ese nubwo murangira yavuze ngo itaka yaregendaga karivanga mu muhanda byo urumva ni karifiye ni umuhanga gufata itaka wacukuye mu nzu ukarya kuvrivanga n'iry'umuhanda ariko se abacukuye niwe wicukuriye abo yahaye akazi ntibataga bakavuga ati mu icupa mvuye gukora kwa kazungu wakoraga iki nacukuraga umwobo wo kugira ute iyo ni aho niho haza muri responsibility za community ibyo byose ntago iyi operation siwe wabicukureye yose kandi kubikora ni ikintu yari yarapanze igihe kinini kuko nawe ni nko kwiyahura batabizi ko wagiye gushyiramo abantu ariko bagacukura nawe ni nko kwiyahura niyo mpamvu ngubwira yarageze nko kuri level yo kwiyahura arabizi neza ko kwica bihanirwa bagufunga burundu kandi n'uyu munsi mbere nubwo ikibazo cyagaragajwe nuko atishyura nyirinzu ariko ibyo kuvuga ko yicaga abantu niwe wabyifukiye yego wabyumva ahantu ageze noneho rero umwobo arawucukuye aravanze iwe reka mbabwire unkurikije video nabonye ya papi ntihakoropwa ntihakuburwa twa twatsi tuturabyo nyirinzu yateye akajaride urwiri ibiti byarashokonkoye agapasiparumu kaje mu rwiri iyo nzu imeze ityo wowe ubaye uhayobora uri n'umutwara sibo ntabwo washyira question mark irasa nitabamo abantu ese ubundi aho hantu abantu barahaba justement isa niri ku gasozi ukwayo ariko iyo ni nayo ubundi mu bashinzwe umutekano inzu iri ku gasozi ukwayo niyo ugiraho ntuza amakenga cyane ukayihozaho ijisho kuko burya mu gipangu kimwe kirimo abantu batanu umuntu umwe yaba ijisho ry'umuturanyi ariko uri ku gasozi ka wenyine ubuyobozi nibwo inzego nizo zigomba kuhareba kabisa good noneho rero ese yatekaga akantu numvise nuko yajyaga mu kabari wenda yaryaga mu kabari yatekaga hari umwotsi wacumbaga iwe ibyo byose ukabyibazaho hanyuma nyirinzu mutabazi apotre ibyo byagiye hanze ko yambuye inzu amaze amezi angahe ngira ngo 7 kandi apotre byari bizwi ko afite urugo ibyumba aharara yaje i Kigali sibyo izina apotre ryo byashoboraga no kwihanganirwa n'imyaka ingahe kuko ni izina rikomeye ariko se uwo nyirinzu Kazungu Landirodi wa Kazungu niki yabonye muri Kazungu cyatuma amumaramo amezi 9 ikivara y'ibihumbi 700 birenga 700 ubu n'ubani yari inzu nk'ibihumbi 80 kandi ngo yaramusohoraga kanga ubuyobozi se ubuyobozi icyenda se yagera ubundi no muri corona ba Landirodi bajyaga gukomanga bakareba ko umupangayi ajya mu kazi basanga utajya mu kazi akavuga ati rero ngewe nkudohoreye amezi 2 umazemo wahe na previa kumwe wigendere none undi yihanganye 9 yose
yajyaga mu kazi yaryaga umuntu uba mu nzu ntayikubure igenda asanzwe nta lockdown irimo niho responsibility ya nyirinzu izaziramo nawe bazabimubaza nyine Pasiteri kuki nawe wihanganya amezi angana atya ngo ni umupasiteri ariko ushobora gusanga harimo n'ibindi wihanganya amezi cyetse atahaba nazavuga ngo kuki udakorera jaride cyangwa kuki udakubura kuki ibintu nk'ibyo hanyuma rero igikorwa nyirizina cyo bigaragara ko cyabaga gipanze neza kandi nkampamya ko kitapangwa n'umutwe umwe yego kujya ku kabari kureba umukobwa uwo musanze adresse ubamenya ute ni izindi tekinike akabanza akamuganiriza wenda yakumva ari umuntu uturuka mu murenge wa Muganza cyangwa se mu murenge wa Gahara atayo ngoyo yakumva urukomoka nka Busanza cyangwa Nyarugunga ati bazahita babimenya babyumva izo ni tekinike urumva ni umugambi mugari kandi umugambi mugari biragora kuwutwerera umuntu umwe ushobora guhama umuntu umwe ariko ntago bishoboka kuwa we yawikoreresha ngo awurangize ati dutahe nibyo munangira avuga ati umuntu bagakeka ko hari ibyo bagiye gukora yanze kubivuga mu izina ariko twebwe turoba yes akamutana nk'ugiye kumurongora hanyuma yagerayo akamurongora akamwica ibyo akabitwara byesure kumwambura mbere byose nabihamya kuko cyese niba hari abo yamburaga ntabice ariko oya kukwambura ubuzima ibisigaye bere ibyawe ni itegeko noneho rero ariko reka nkubwize ukuri abantu bize iby'ubumenyi bwo mu mutwe bazaturebere ni kazingahe umuntu yica umuntu akanamushyingura uwo muntu abarenze aba ari umugambi urenze benshi ahita yiruka kuko amaraso arasama ari ahitagira ubwo bati inkozi bidasanzwe bamwe bakamufatira nko muri hafi y'umupaka ashaka gutoroka ariko we akavuga ati nejo nzazana kandi yateguye aho abashyingura agashaka imiti agashaka imiti yo kugira gute kumenamo ngo bitanuka ayikura he nibyo nkubwira ngo kirasi icyaha wakwikorana urabyumva aho yabaminagaga yateragamo imiti ituma batazanuka yayikuraga he muri farumasi se barayigurisha simbizi hanyuma rero umuntu ni ubwo wavuga ngo wasanze umuntu usanze adresse ariko adresse ye ni kakabari nyirakabara bakuramo iyo umukiriya umubuze icyumweru umuheruka atahana na kanaka ukabona n'ubutabirabaye nta kiba abafite utubari batubwire nta kiba ariko akabari yaterwa na attention turatera imetero gutera imetero se niki wenda bakura mu bari butandukanye je vais bien birashoboka byose birashoboka ariko niba uhamukuye yarahategeye tubabyita gutega ahategeye nk'amezi 6 ukamuheruka uwo munsi atahana na kazungu we ukongera kumubona ntacyo ashobora kubaza atari kubukira wanjye wamujyanye wamwimuriye mu kahe kabari kandi ntago wahita utegereza ko yamwishe ariko wavuga uti ese abakiriya banjye iyo batwaye ubabuza kuzagaruka kungurira urabyumva na nyirakabari vara utubare bavagamo hanyuma rero iyo nzira yose irakwereka ko atari kazungu ataba responsable ya kira kintu wenyine noneho rero aho rero tugahita tuvuga wavuze uti ngewe niba kazungu arakoze ibintu byose ndemeza ko atari umuntu normal bon bapinywa agasanga atari normal it's okay bakabiprovinga nakoze iyo depression kuko depression ntabwo ipfa kwizana guhomba birashoboka deception birashoboka kuba yatakaza umuntu umufitiye akamaro birashoboka ni ugutera imetero muri iyo background bayibuze rero yaba ari umugambi upanze neza afite abandi bakorana muri izi koze ni metero ni kuvuga yego nyine ntabwo ushobora gutekereza ko ashobora kuba yaragiriye nk'igikomere bagomba kukibona depression ntabwo ari ikintu kivuka muri wowe ntabwo warwara igifungo gikutere depression depression ni ibintu na environment guhomba nabikubwiye wenda kunyanganywa ibye kugira credit kamurenga gucibwa mu muryango cyangwa iwabo bakamwima umugabane ushobora no guhura n'umugore amusigira nk'uburwayi ibyo byose biri provable sibyo se kazungu afite aho avuka avuga ati noneho nanjye ibyo birashoboka ibyo byose na ntuza na oya n'ibisigisigi by'ibyabaye mu myaka cyangwa n'abagore bagahombya business ye
nibyo nkubwira Akavuga guhomba ati, birimo yes cyangwa akagira ikintu umugore ndaje mwereke voilà akagira ikintu kigira akagira ikintu harimo umugabo umwe ngo we yamwisha agira ngo ajye akoresha ibyangombwa bye niba mubaza kwitambuwa yerekane ko ari wowe wapfuye so ibyo byose ariko iyo nzira yose ku muntu umwe ntago bishoboka kuko depression ibya byaramuteye depression wabitera imetero ukabibona izo nzira zose ndabikweza ariko noneho kuvuga ngo fasha umukobwa mukabari ngwino tugende sheri shushu tumaze gusangira ngwino tugende urampa rarara diru irarangiye urarangije ese icyambere usibye uravuga ku mwamburo byose niba yarabanzaga kumurya ivandu ntabwo yamuryaga ivandu yambaye byose yabaga bishyize hariya kwa kazungu hanyuma nyuma y'igikorwa hakaba kumwambura ubuzima hanyuma nyuma yo kumwambura ubuzima akajya gushyingura abicisha icyuma se kuniga se ari icyuma se nta turaso twaba twarigeze tugira sare hano nta n'abana bahacaracara kiriya gihuru nabonye nta n'ukiragiramo donc ni ibintu birebe ntabwo byagorana kumva ko Kazungu yifasha uriya mugambi muri iki gihugu hagati ngo hagati kusha wajura reka kweri hagati gusose nyine icyo bishatse kuvuga nicyo kiza kitangaza makuru yego buriya iyo mbivuga gutya nkavuga ngo abayobozi bahariya bararangaye nukugira ngo nundi icyo kintu gitekereza umuturanyi nubwo bavuga ngo mu mategeko ngo umuntu ngo ari muka akajya kwiyanzuza ibyo nta nubwo byonyine bihagije umudugudu na mutwara sibo akazi kabo ni mutwara sibo akazi kabo nukumenya niba amabwiriza niba avuga ngo uwimukiye ahantu ajye kwiyanzuza kwa mudugudu ariko utabikoze mudugudu we ajya kugira gute yagombye kumenya iyi nzi sigayemo abo bandi kera ko habagamo umwana urira cyane wiga primaire muri primaire bambara karo nkabona kimubona isigaye ihora ifunze ese abantu baho kubajyaga bakaranga nkumva umuhumuro cyangwa batera amahane nkumva urusaku byagenze bite akibaza ibyo ariko noneho isomo yes isomo cyane cyane kuri izo nzu zitaruye ho wagombye kwakira ariko hahabandi uyu muntu udakora isuku ni icyo Kazungu rero ngo yakoraga umuganda urumva ko byinshi abifite muri ni nko kwigura akiyerekana nk'inyangamugayo ariko se urajya mu mugandi wawe hadakubuye hadakoropye hari icyobo ubwo bakubonye ku mugandi ibyo bikaba bihagije ibyo ni nkeza ndonke ofete ni nkeza ndonke ni nka wa wundi ucuruza urumogi amafaranga akayafashisha ikanisa cyangwa akayaguramo mitiweli uranyumva bakamubona bati kuba yaje mu muganda birahagije yariguraga ahubwo ugasanga barishyiramo undi muntu wenda umunyamakuru w'abatuye aho ngaho wenda yifitiye nuza afite inkuru ari kweditinga batuye yasibye umuganda ntago yumva gahunda za leta ariko Kazungu akaba ari we ntangarugero udakuburiwe udaharurira jaride udakoropa ufite icyobo mu nzu we aza mu muganda kandi imagine urabyumva izo nzira kugira ngo n'abandi usibye na hariya mu kagari ka Busanza mu murenge wa Kanombe muri Kicukiro nundi muyobozi ufite ahantu inzira yonyine niyo yo kwibazwaho cyane umuntu uba wenyine niwo kwibazwaho cyane icya kabiri urabyibuka iyo Kazungu ari we wiyica mudugudu yari gufungwa cyangwa nyirinzu mewi iyo ari we wiyica ntabwo ari gufungwa ngo ajye mageragere ariko ari kujya ahantu mu maboko ataraya akamara nk'icyumweru babimubaza yabibazwaho iyo aba Kazungu muturage none Kazungu ibyo akora kubera iki umuntu uba mu nzu ye wenyine abaturanyi n'abayobozi bagomba kwahoza ijisho urabyumva niba mu Rwanda igiti niba muri jaride yawe irimo ibiti nka 20 hakabonekamo agati kamwe kazamutse k'urumogi iyo raporo ikagenda ko kwakana kari urumogi niba mu mudugudu wawe umuntu atangira kurima itaka ryo kuzabumba rukarakara ngo yubake iyo raporo ikarara igeze ku murenge ni gute inzu ibamo umuntu umwe idakuburwa idakoropwa ari igihuru ntuyikorere raporo igwamo abantu 12 ibyo utarabimenya se buri ntwagobye kugira dute wowe umudugudu bundi n'inzu na nyirinzu urumva n'inzu itarimo abantu ashaka nyirayo atari ko wabuze abakiriya cyangwa niwe wivanye ku isoko ku bushake akaba yakubwira ati no habamo umuntu uza rimwe na rimwe harimo umuntu ujya Dar es Salaam aza rimwe mu kwezi akiryamira iyo ni raporo uranyumva ariko Kazungu warahari
buri mugoroba bajya mu kabari agatahana umukobwa cyane hanyuma umukobwa udataha ntumenye igihe wa mukobwa yaviriyeyo ntihagire utanga raporo ati uwo muntu watanye na Kazungu twamubonye aha donc yaramutanaga ntiwongere kumubona ibyo ukabifata normal kandi yabitangiye mu ntangiriro z'uno mwaka amezi 8 ntabwo ari normal ntabwo ari normal abantu bajye nundi wese abyumve ahantu hariho hose inzuru ukwayo umuntu ba wenyine na ahantu ho gucana agatoroshi ka mudugudu ntikagomba kuhava ukumva ntabwo kagomba kuhava inziri yonyine ibamo umuntu umwe agomba guhangwa ijisho yes hahozwaho ijisho noneho umuntu rero noneho niba ntabwo urumva ari metero ntari kubona ntabwo ndamenya ngo ese Kazungu kuko yabyukaga aza ku kazi niba satarazaga ku kazi nyirinzu wumvaga azakwishyura mu yahe ibyo byose 700 by'amezi 9 seke wenda yayishyuraga nk'ibihumbi 80 wumvaga yabikura heheze niba yarigeze no kubyishyura adakora se ayakura hehe ibyo byose nibyo abantu bagomba kwibaza ariko nanone ntitwabura kwibaza niba uyu pasiteri wenda yaragize iyo dohora bitewe n'indi mibereho ye cyangwa isano bafitanye pourquoi pas no kuvuga ati iyo nzu ntago nyiramiraho ntacyo nyirambirijeho wayimuhera umuntu ariko wamwumvise igikorera isuku kuko umwanda usenya inzu pe oya ntago byapfa kujya icyashoboka pasiteri ashobora kuba akorera kuri niba inziri mu Busanza wakaba yituriye Rwamagana cyangwa ikayonza byagoye abarandirodi bafite amazu ari kure yabo baboneka gake ashobora kuza kwishyuza akazu amwishyuza kuri telefone akahaza nka rimwe ariko abandi abaturanyi baho ngaho nibyo ngibyo ntabwo ndi butinde cyane kuri noka ariko wenda sinzi niba hari isomo ry'umwihariko ukurikije ibintu kuntu wabyumvise kuko iyi ni inkuru wakozeho kuva kare muri radio wagiye ukurikirana ibintu byinshi ndabikurikirana isomo icyambere cyo ni icyo cyo kuba ijisho ry'umuturanyi ni icyo cy'ubuyobozi nta kwicara ngo wumve ushyira akaguru ku kandi ngo ibintu byose biratunganye icya gatatu no muri ino dosiye ngewe nta ndagiye mvuga ngo kisi ntabwo iyi dosiye izafata Kazungu wenyine Kazungu yemera aha voilà kwemera ntibivuga ko yabyifashaga erega kwifasha ubufatanya cyangwa se niki n'ubujyanama abo bose nagiye nemera nabashobora kuba bari bakabashije kuba bagira icyo bakora ntibagikore ku bushake cyangwa ku zindi mpamvu cyangwa se hakaba n'abamugira inama ubwo urambwira ubundi uteye imetero nzima nabo bacukuye umwobo bazabazwa bati mwawucuka yababwiraga ko mucukuru w'iki oya iyi kese yo kintu numvise kimwe mu byo watubwiye ntago ishobora kubura mu bufatanya cyaha yes abacukuye umwobo nibatanga amakuru yababwiraga ko acukuru w'iki daboro babwiye ndi urabyumva ni urugero umuntu acukura umwobo mu nzu yarangiza akajya akamira itaka metero enye ntabwo zicukurwa umunsi umwe iryo taka yari deplasaga se ntawubona uwabibonye se byagenze bite yakoze iki kandi umwobo wo mu nzu se ubundi umara iki mu Rwanda teganya gucukura umwobo mu nzu igikorwa cyari cyarateguwe neza none se wamugiriye iyo nama se wamugiriye inama ati jya ufata abakobwa bameze batya basanze adresse ujyane urongore wice utabe urumva icyo byose ari ibintu yakwigiramo inama ntabwo bishoboka ini kese nini reka tuyiharire ababishinzwe kubera ko urumva uko byabera kose hari abandi bashobora kuzagaragaramo bayizemo uruhare rwa hafi cyangwa rwa kure ariko nawe nanone bimuhamye na Burundi imwe ntabwo yabihagije Burundi imwe ntabwo ihagije kuko hari ukwica umuntu yes oya hari ukwica umuntu wabanje kumurongora nagashinyaguro sibyo izo ni Burundi ebyiri kwica umuntu ukamwishingurira utatumye umuryango w'umwishingurira nindi Burundi ya gatatu ntabwo Burundi imwe yabihagije ku bintu nk'ibyo urumva ari aho ure na Kazungu wa Suzana no kwica byose ni ukwambura umuntu ubuzima ariko ni kumwambura ubuzima igikorwa cyakozwe gite kumwambura ubuzima no kumwambura ubumuntu no kwambura societe ubumuntu
imiryango y'abo bantu se yagomba gushyingura abantu bayo aya Kazungu Deni ni birebire ariko dutegereza abandi baza ntabwo wofe tujya tugira kesi nyinshi tukunda kugira ukabona bigarukiye ahantu hatoya. Iyi kesi reka nyifate nk'iya wa mukobwa wa mukozi wo mu rugo wishe umwana igasogi yego imusambure kena nuba kurikiranywe wenyine nawe nakunze kubivuga ntago birari nabyo byaba we wenyine yari umunyagakenke ajya Kirehe ahinduza irangamuntu aza gasogi gusaba akazi yishuriye mwana ataramara n'amezi angahe. Iyo nzira yose ntabwo gasogi yahizanye ariko mu rukiko hashobora kubura gihamya nanone kandi se buriya mwana yari umuntu wigeze kuba mu nzego mu karere runaka uriya mukobwa yashoboraga gutumwa ariko urukiko rukabura ibimenyetso ntabwo umuntu yava ruri muri Gakenke ngo yikoze manza yabaga mu Nyamugari hirya mu Nyamugari Mpanga muri Kirehe agaruke gasogi akora ibara no iyo nzira ukavuga ngo ni umuntu umwe gutse igasogi se yarahibwiye icyamuvanye Gakenke kikamukoza Kirehe kikamugarura gasogi ahubwo niyo nzira wasanga hari n'ibindi yakoraga ariko urukiko rugarukira ku byo rwabonye ibyo ni metero zanjye simvuze ariko hari ikintu ureba ukavuga uti iki kintu ntago umuntu yakifasha wenyine si gusa ntago ari gusa yari gatumwa muri ruriya rugo yego reka nsoze mu Busanza ariko abayobozi babyumve inzu iri yonyine n'umuntu ba wenyine nibo bantu bagomba kubona special attention kurusha igipangu kirimo abantu abasore abamariye 10 nabangaye abo ngabo rwose iragiba bavoma kuri robine nayo ubwaba ari isibo bitoramo umuyobozi bavoma kuri robine imwe bahuje igikoni dusha ari imwe abo baroroshye kubayobora ariko umuntu mu nzu ya wenyine nayo iri yonyine oya ahubwo aho wagombye kuhapanga irondo Okay, wenda nsoza mu minsi ishize nakoze ikiganiro ngira ngo nanakugishije inama yego n'umuntu tuvuga kuri yego ariko wambwiye urambwira uti ikintu numvise bashobora kuba cyarateje dute nuko mwavuze ko Bamporiki ari umuyobozi. Okay, nshimira ya muhungu ariko by the way niba hari abari kumubwira ngo navanishe w'ikiganiro ibyo ntibishoboka bagombaga guhamagara wowe ukabanza ukareba uriya muhungu umuntu uvuye hariya kuba yaza mu itangazamakuru rwose ni byiza n'ibindi byose umuntu avamo iyo uhinduye ubuzima kujya mu itangazamakuru ukavuga ugatanga ubuhamya ni byiza cyane kandi yatanze ubuhamya bwiza avuga uko muri gereza bimeze nubwo byari bikubitaniye na kuri nira nkubire ko ufata bari abantu ariko icyo yavuze buriya abantu bizi bijyanye na renseignement no kwanaliza amakuru communication iba communication itagombereye content yayo nibyo je wundi nabwira goswa kimu igihe yashyiragaho twita akavuga ngo nayikuyeho avuga kuri bya bindi bya Karongi na Rutsiro akayikuraho ariko yari yakominitse cyane no kuyikuraho n'indi communication good RCS rero kuba ikora reaction ku kiganiro cyawe cyuriya muhungu ni yindi communication hari icyo bivuze uvuze kuri RCS bose barabeshyuza bishatse kuvuga ngo ni nko kuvuga ngo nagenze make atazamena imiti cyangwa akaza ubundi yes ariko practical ubundi se aho nicaye ahangaha nihe Bamporiki yabaye ataremfuriwe kuyitekereza byo si byo ashobora kugenda mu murongo wayo agafasha ibyayo ariko nta nahamwe ashobora kuba ahantu ataremfuriwe ibyo urabizi agera Kigali n'ibiceri bitatu Kigali ntihise ni izina riri ku buryo byoroshye cyane biroroshye cyane nta na hamwe Bamporiki yigeze aba ngo abe bibuji itara ripfundikiwe oya aho yageze hose urumuri rwe nirwo rugaragara cyane kuba rero yabikora muri gereza nta gitangaza kirimo wenda ni question de terminologie bavuze ngo ntago ngo RCS ngo Bamporiki ntabwo atekereza RCS jovebye isanganwe yindi iplan ariko kuba yageramo akagira ibihinduka c'est normal nta gitangaza kirimo uriya muhungu rero nta bidasanzwe idevuga ngo gereza nibe igororero
ashobora kuhagera ijambo ryari risanzwe riri guteganywa nubwo nta rwego u Rwanda rugira ibindi buriya nk'igifaransa kigira Académie Française icyongereza kikagira Oxford University ifite abakademisiye bagena bemeza ijambo mu Rwanda rero kuba rari kitagihari none zirahari ninde wita se mu Rwanda ubonetse wese arita hariyo ntaho bayimuriye no kameme kuzana izina rishyashya bira byo kuvuga ngo barnya hihinduka iki niki ngo kaba twihinduka iki niki hakabaye urwego rushinzwe kuvuga ngo iri zina turaryemeje rijye mu y'Ikinyarwanda iri turaryirukanye ruri heheze none se ninde wa propose igororero byaciye he kujya byitweko ariko kubyitwa ngiye nakubwiye ngo yakwitwa gereza yakwitwa igororero yakwitwa umunyururu ibikenewe n'ibikorwa ibivamo abavamo babaza bagororotse tubyita igororero sinanguye ko twanahita hekaru cyangwa paradizo birashoboka paraporo y'ibikorwa ntabwo ari amazina ntabwo ari kisi y'amazina my dear ntabwo ari kisi y'amazina ukabona umuntu afite akantu yambaye umupira wanditseho ngo ingabo y'umutamenwa utamenwa gutese ukora utese ahubwo so gukina ku mazina ni kimwe ariko ibikorwa my dear ibikorwa nibyo par exemple wenda kwitwa umusesenguzi iryo si cyo kibazo sizina niyo wakwitwa umunyamakuru niyo wakwitwa sagihobe ariko ibikorwa bakurebere ku bikorwa none se ikigo kiraharanira guhindura amazina kidahindura imikorere igororero bari kubamariramo abarubavu uko wabyita kose dukeneye ibikorwa birutamaga ntabwo rwose abantu bagobye gupfa ngo ntabwo ari inzara namapfa ngo ntabwo byacitse hari n'undi wabivuze icyangugu ngo yewe ngo ntabwo ari ibintu byacitse cyane akongeraho cyane ayo ni amagambo ibikorwa bimeze bite bihagaze bite yes so uriya muhungu ahubwo vraiment n'abandi bakagombye kuza bagafunguka bakagira ibyo baganira bakatubwira uko hameze hari abandi baza hari ariko nibura yaragerageje n'ibyo arabivuga aho kuba bamura icyo ahantu ari no il est toujours rayonnant niye wigeze wumva yabaye atagaragara oya bamura iki n'umuntu arewe ubushayini imbere cyane oya ubinyomoza azambwire muhe facts Karegereka minira ahangaha ngushimire ku mwanya wawe shimira abari badukurikiye mwese aho muherereye mukore subscribe kuri JALAS Official TV mukore subscribe kandi kuri Karegeya Omar Pano mukomeze kuduha umusanzu wanyu no kudushyigikira naho ubutaha asante sana